Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. And of course Emmanuel Kwishimwe is my name. Today mbere kukubwira story yanjye ngufitiye ya fresh sana, reka baze nkubwire ya company yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku mafaranga make cyane. Iyo company nayindi yitwa Frame Shipping Limited. Duramutse ubakeneye wabahamagara cyangwa se kwandikira kuri 0788678790 ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Sasa uyu munsi ngufitiye story ya fresh sana. Umuziki nyarwanda uri gutera imbere ku rwego rwa hatari. Umuntu witwa The Ben cyangwa se umuhanzi witwa The Ben, amazina ye bwite yitwa Mugisha Benjamin, ariko twebwe twamumenye nka The Ben. Ari trend cyane muri Afrika, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Tanzania. This man ari kugenda cuduhigo bya hatari ku buryo ari kuba mu bahanzi bakunzwe cyane muri East Africa. Ari kugenda binjiramo cyane, abatari bazi The Ben bari kugenda bamumenya. Uyu muhanzi ari trend cyane bitewe n'indirimbo imwe gusa yitwa Why yakoranye na Platnumz. Burya mwabantu mwe iyo urenze Platnumz guhura nawe ugakorana nawe korabo ni ibintu bya hatari. Nayo mpamvu abahanzi benshi cyane babyifuje, by'umwihariko abahanzi bo mu Rwanda. Buri hari korabo ya Meddy ndetse na Platnumz twategereje tukabura. Hakaza n'izindi korabo zagiye zivugwa. Bruce Melody yaravuzwe ko yagiye muri Tanzania gushaka Platnumz kamubura, ariko The Ben yashatse Platnumz biramugora, ariko nyuma birangira bakoranye, and indirimbo bakoranye iri kuba successful ku rwego rwa danje. Mu byumweru bitatu gusa imaze kurebwa na 3,600,000 birenga ku rubuga rwa YouTube. Mu byumweru bitatu gusa The Ben yakuye hagahigo ka Meddy yashyizeho agisohora indirimbo yitwa My Vow, kubera ko Meddy yujuje miliyoni y'abantu bayirebye ku rubuga rwa YouTube mu masaha 48, ariko The Ben yujuje abantu barebye indirimbo yitwa Why ku rubuga rwa YouTube, iri kuri YouTube channel ya Platnumz. Abantu bari bamaze kuyireba ari miliyoni mu masaha 37 igiye hanze. Abakuye hagahigo ka Meddy. Hanyuma The Ben ari trend cyane ndetse ari kugenda acuduhigo tudasanzwe, by'umwihariko mu muziki nyarwanda, kuko ari kugenda aba umuhanzi munini cyane umunsi ku wundi. Niyo ubirebye kuri Instagram ye uhita ubibona, kubera ko amaze kubona aba followers barenga 6,000 kuva yashyira hanze indirimbo yitwa Why. Iyo ni success ya danje, kandi yarabivuze ko kuba yarakoranye indirimbo na Platnumz bishobora kubutaza ari inyungu nyinshi z'amafaranga, nubwo n'amafaranga azazamo, kubera ko kuba iyi ndirimbo yitwa Why iri kuri platforms za Platnumz hari percentage azagenda abona, ariko cyane ntabwo yaragamije kubona amafaranga, ahubwo kwari ugutegurira ibindi bikorwa bye bizaza nyuma yo gusohora iyi ndirimbo yitwa Why. Abantu bamenye The Ben ku rwego rwo hejuru, kubera ko ngira ngo mwarabibonye ni video ya trendinze cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibinyamakuru byinshi byarayipostinze ku mbuga nkoranyambaga zabyo. Ni video ya Ariel ari kuririmba indirimbo yitwa I'm in Love ya The Ben. Guys, Ariel ni umuhanzi wa danje cyane. Kumubona rero ari kuririmba indirimbo cyangwa se ari kumva indirimbo ya The Ben yitwa I'm in Love byashimishije abantu benshi cyane, ndetse bita bigaragaza ko The Ben kuba yarasohoye indirimbo yitwa Why byatumye abantu benshi bamumenya, ndetse batangira no kumva indirimbo yari asanzwe afite zisanzwe nyine za ndirimbo yakoze mu myaka yatambutse. Ibi nabyo The Ben yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na 3D cyangwa se na Fata ku mavuta. Yavuze ko kuba yarashyize iriya ndirimbo ku mbuga nkoranyambaga za Platnumz byari kugira ngo abantu bamenye, agira audience nini cyane, abantu batangire kumenya The Ben, iryo zina ribajye mu mutwe, kubera ko ari umuhanzi ufite imana idasanzwe. Byamuzaniye abafana benshi cyane, ndetse icyo gihe The Ben yatangaje ko
nyuma yo gushyira iriya ndirimbo kuri platform za platnumz, imbuga nkoranyambaga ze zasuwe cyane n'abantu benshi cyane, haba kuri YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Ari kugenda abona abantu benshi cyane, ndetse bari kugenda banumva indirimbo ze cyane, by'umwihariko kuri YouTube. Ari kugenda abona abantu benshi cyane bazusura YouTube channel ye nkaho yasohoye indirimbo nshyashya. The Ben yabigarutseho cyane, urumva ko ni success ku muhanzi nyarwanda nka The Ben ndetse no ku muziki nyarwanda. Noneho The Ben yaciye kandi gahigo ka danje. The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin wamamaye mu muziki nka The Ben yaciye agahigo ko kuba ari we muhanzi nyarwanda wa mbere umaze icyumweru ari mu bahanzi 10 bayoboye mu gihugu cya Tanzania kandi atahakomoka. Guys, ibi ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bisanzwe. The Ben ari kugenda yandika izina arivana mu Rwanda aryambutsa imahanga, kandi umuhanzi wacu ateye imbere, natwe music industry yacu ibiri gutera imbere cyane. The Ben rero ari mu bahanzi 10 bakunzwe cyane bayoboye mu gihugu cya Tanzania kandi atahakomoka, kandi niwe muhanzi wa mbere wo mu Rwanda ubikoze. Mu ngengabihe igaragaza abahanzi bakomeye muri Tanzania, igaragaza abahanzi 10 gusa mu bihe bitandukanye mu cyumweru cyose, aho usanga umuhanzi ukunzwe cyane muri iki gihugu ari Platnumz cyangwa se Nasib Abdul Juma. Uyu ni Simba. Platnumz ngira ngo mwese muramuzi, ni igitangaza, ndetse ni nawe yafashije The Ben kuba ari kubona ibingibi byose. Usibye The Ben, n'urubuga rwitwa Cocomelon Nasa runyuzwaho amashusho y'abana, The Ben niwe muhanzi utabarizwa mu gihugu cya Tanzania uri kuri uru rutonde rwa Music Charts and Insights muri Tanzania. Guys, The Ben ari kwandika amateka ya danje, ndetse ari gufungura imiryango y'abandi bahanzi bo mu Rwanda, kubera ko iyo umuhanzi wacu ateye imbere na music industry yacu ibiri gutera imbere. Ibi rero bifungura amarembo akomeye cyane ku bahanzi b'imbere mu gihugu, kugira ngo bashobore kwa approaching abahanzi bo hanze cyane, kugira ngo nabo babemerere, kubera ko baba barabonye ko dushoboye. Ntabwo abanyarwanda ariko tudashoboye gukora umuziki mwiza, oya, ahubwo ntabwo turabyerekana, cyangwa se ntabwo benshi barabimenya bamenye ko dufite abahanzi ba danje ushobora gukora indirimbo za danje. Ibi rero byeretse bamwe mu bahanzi bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se abahanzi bakomeye cyane bo muri Afrika, ko no mu Rwanda hari impano zishobora gukora ibintu bya danje nka The Ben. Indirimbo yitwa wayz iri kugenda boostinga cyane mu gihugu cya Tanzania. Nunareba imbuga nkoranyambaga za The Ben, by'umwihariko kuri Instagram, uzabona ko The Ben ari kugenda yakira ama-challenges menshi cyane bitigeze biba ku rundi muhanzi wese wo mu Rwanda. Mu buryo bwo gupromotinga indirimbo yawe mu buryo bugezweho, ukoresha ama-challenges y'abantu bagenda bakohereza postinga ku mbuga nkoranyambaga zawe, bigatuma ukomeza gupromotinga indirimbo yawe abantu bakayimenya. The Ben rero ari kwakira challenges nyinshi cyane zidasanzwe kuva yashyira hanze iyi ndirimbo. Igiye kuri story ya Instagram, twari utudomo abantu benshi cyane baba bo mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bakoze challenge, cyangwa se bagaragaye bari kuvibinga indirimbo ya The Ben yitwa wayz ndetse na Platnumz. Indirimbo yayo video imaze kurebwa na 3,600,000 birenga kuri YouTube mu byumweru bitatu, naho video cyangwa se lyrics video imaze kurebwa na 1,000,000 n'abantu 100,000 kuri YouTube. Urumva ko ni indirimbo iri ku boostinga cyane, kugira ngo noneho wemere ko The Ben iyi ndirimbo iri gukundwa cyane bidasanzwe kurusha n'izindi ndirimbo za Platnumz. Platnumz yaherukaga gusohora indirimbo yitwa unachezaje, niyo ndirimbo Platnumz yaherukaga mu kwezi gushize, noneho yo imaze kurebwa n'abantu 3,800,000 kuri YouTube, mu gihe iya The Ben imaze ibyumweru bitatu imaze kurebwa n'abantu 3,600,000. Guys, The Ben indirimbo ye na Platnumz yenda gusiga indirimbo yitwa unachezaje ya Platnumz imaze ukwezi hanze. Iyi ni achievement ya danje. The Ben ari kugenda boostinga, ndetse ari nako afasha abanyarwanda kumenyekana. Iyo umuhanzi boostinze amenyekanisha igihugu ndetse akanamenyekanisha umuziki nyarwanda. Ni ibintu rero byo kwishimira. The Ben ari kugenda yagura imiryango kugira ngo tuzabone n'abandi bahanzi bakomeye cyane, yaba Bruce Melody biravuga ko afitanye collab na Harmonizer, tubone ba Christopher bari kujya hanze, tubone n'abandi bahanzi bakomeye cyane ba Davis bari kujya kwaka amakorabo muri Nigeria. Dushaka kubona nyine jam cyangwa se
ambutiyage y'abahanzi bo mu Rwanda n'abo hanze baza mu Rwanda n'abo mu Rwanda bajya hanze gushaka abahanzi bakomeye cyane kugira ngo twagure this music industry yere kure cyane. Nicyo kiba gikenewe bya hatari. And the band yakoze ibikomeye cyane, reka twizere ko azagenda naduhereza izindi collabs zitandukanye nk'iya Tiwa Savage irahari ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Twizere ko the band azagenda akomeza kuduhereza amakorabos agiye akomeye binafasha umuziki nyarwanda kugenda wamamara ku isi hose. Ndagushimiye cyane wabanye nanjye kuva nangiye kugeza ngeze ahangaha n'iby'agaciro. Komeza uzajya nkurikirana nanjye, ntabwo nzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. And of course my name is Emmanuel. Kwishimwe, komeza kugira ibihe byiza, ukomeze no kugira umunsi mwiza cyane.